ziko mw'ijoro hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka ziko mw'ijoro hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka. Haleluya, amen. Ariko uriya muntu niwe ntindaho, uri mu gihe cy'Imana, uri mu gihe cy'Imana. Uyu muntu uri mu gihe cy'Imana, yego, Imana yazaniye ibyago, shaka kuzanira ibyago byo kutabyara, igihe cyo kagushyira mu gihe cyo kutabyara, mu gihe cyo kubura ku mafaranga, gutinda kubyara, cyangwa se gutinda gushaka, shaka kuzana igihe kaguteza abantu, igihe kigaguteza abantu, abantu bakakwanga. Ntabwo bivuze ngo bari abantu bakwanze ubange, wapi, hoya, yego, ahubwo wa mukirisitu we, wa munyamasengesho we, wa mukozi w'Imana we, wowe uvuga ko wamenye Kristo, ahantu hose uri wa muririmbyi we, wa muhanuzi we, iravuga ngo mbese intambara zitabayeho uba utaziciyemo wavuga ko arwanya ubundi wavuga ko arwanya uruhe rugamba. Haleluya, Imana ihimbazwe cyane kandi Imana ishimwe. Haleluya, yo mu bumana kandi ikintu giteye ubwoba. Imana yambwiye ngo nshuti yanjye, nta muntu ukuroga ufite, nta n'umuntu ukugambanira ufite, nta n'umuntu ufite ukuvuga nabi, nta n'umuntu ufite ukuvuga cyangwa ugusebya, ahubwo umwanzi ufite nigi yo yije kukureba igasanga ibiro byawe birashyitse, igasanga uremewe, rukundo aremewe, namushyize mu bukene ariko aremewe, namushyize mu gihe cyo kubura urubyaro ariko arategereza ntiyicira inzira, namushyize mu gihe cyo gutinda gushaka ariko ntiyicira inzira, namushyize mu gihe cy'imibabaro ariko arihangana. Yo wamenye ko ari igihe uravuga ngo wagihewe nubwo nteje abantu bakabamvuye, narabagaburiye, narabambitse, twarabanye neza, narabitangiye kuba ngo wagihewe, ndabizi neza yuko bari abantu bazangarukira. Ikintu Imana ikora, icyo nayikunda, yigiye kubikora, irabagarura. Turabashimiye bakunzi Irakora TV, amahoro y'Imana bane namwe. Umutima wacu uranezerewe kandi turishimye cyane kongera kubana mu murimo w'Imana mu ivugabutumwa. Nkuko muri kubibona turi kumwe n'umukozi w'Imana, ariko mbere yuko abibwira ngewe muri kubona kuri kamera, nitwa Rukundo Emmanuel, ni evangeliste, umukozi w'Imana. Usanzwe mukunda kumbona, usibye umuntu wawe umbonye bwa mbere, murimo dukunda gukora n'uwivugabutumwa. Ariko nkuko muri kubibona, reka sabe uyu mubyeyi muna ifite ingoma afite microphone abanze yibwira abantu, cyane ko muramuzi cyane kwa Irakora TV, abibwire. Karibu mubyeyi wanjye, mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Nanjye amazina ni yayandi, ku batanzi ni Mukakamari Aloysia, ariko benshi cyane baziho Mama Byiringiro. Tubahaye ikaze kuri umurongo Irakora TV, muhabwe umugisha. Amen. Imana ishimwe kandi turanezerewe, turishimye cyane. Hagati aho mubyeyi wanjye baramwambaye neza. Murakoze cyane. Okay, Imana ibahe umugisha. Turishimye. Mbere yuko rero tujya mu ivugabutumwa, cyane ko uyu munsi wa none hari amagambo y'Imana, mbone yo kurarikira umuntu wese uri kutureba bwa mbere, nukuri ntugende utarangije kino kiganiro. Hari amakuru y'ijuru yizewe ndagukumbuje kugira ngo wumve icyo Imana gutegura uyu munsi wa none. Nyemerera udusengera Imana kugira ngo dukomeze n'ivugabutumwa ryacu ry'uyu munsi. Karibu mukozi w'Imana. Yego. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimiye muri aka kanya kandi tugarutse tuguhimbaza. Yego. Dushimye igitondo cyiza uduhaye, igitondo cyiza cy'umugisha, asante, kandi igitondo cyiza utugiriye icyizere. Mana ukatuzana kuri uyu murongo, kandi ntago tuje tuzi aho ngaho, hari itekero ryiza uduhaye. Amina. Turasenze muri aka kanya kugira ngo umwuka w'Imana yururuke. Duhamagaye imbaraga z'Imana kandi utwemerere umuriro w'Imana wake. Dusengeye aya magambo agiye kuvugirwa kuri uyu murongo. Mana, hari benshi barushye, hari abandi baremerewe, unyemerere kugira ngo umuntu wese Nyagasani Mana ijambo ryawe rimugereho kandi rimuhe kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Natwe dusabye imbaraga n'amavuta, mwuka w'Imana yururuke, ducyashye imbaraga z'umwijima. Dusengeye iki kirere Nyagasani, mwuka w'Imana kigote, ngabo zo mu ijuru zururuke. Mana, benshi batwumva barwaye, Imana ihita ibunamura, abarushye baruhure, abari rubahoza amarira. Duhamagaye imitima ya benshi, hari benshi Satani yaziritse, tubagutumye
zatumye kugira ngo baziture mwuka w'Imana abashe kubohora imitima ya benshi. Haleluya, turaguhamagaye Kristo, nta bari twebwe ahubwo izina ryawe ibashe kuganza. Mana ukorere muri twebwe kandi uvugire muri twebwe, tubisabye twizeye kubikora ku bwawe Yesu, amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nukuri turanezerewe cyane. Mbere yuko tuza kugira ijambo tuvugaho, nyemerera turirimbe indirimbo imwe iri kukubaka mwino minsi. Tuyiririmbe ubundi kugira ngo dukomeze n'umurimo w'Imana kandi umurimo w'Imana ukomeze waguke. Arakoze cyane. Indirimbo iri kumfasha numva nafashisha n'abandi inajyanye nivuga butumwa tuzanye. Ni indirimbo ya 47 mu Gakiza, ivuga ngo ni igihe gito. Ni igihe gito, intambara igashira. Ni igihe gito, amakuba agashira. Ni igihe gito, indwara zigashira, ubupfugi bukarangira. Ni igihe gito, abakwanga bakagira gute bakagukunda. Ni igihe gitoya. Niba ufite n'ikibazo unyemere wumve ko aka kanya wumvishijwe iri kubwira ngo ni igihe gitoya, ariko uzi ko ari igihe gitoya n'abakuvuze nabi bakakubera inshuti zawe. Imana ishimwe. Karibu no kuririmba kandi dufashwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Intambara igashira, n'igihe gito umuraba ugacyaba, noneho mwana ni ku mutwe wanjye, muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda, ijuru ntihazagera ibyaha, nicyo gituma wuzuye amahoro. Ijuru ntihazagera ibyaha, nicyo gituma wuzuye amahoro. Igihe gito ngifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu, nibwo nzabandukanye n'ibyaha, nzaba mubatiwe mu maboko ye. Ziko mu ijoro hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Ziko mu ijoro hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Haleluya, amen. Imana ihimbazwe cyane. Ariko mubwire iyi ndirimbo y'igihe ku bwawe ubundi nk'umuntu watwumva ariko ayumvishe bwa mbere, wanyemerera mfasha gato utubwire ubundi n'impamvu ki Imana itubwira ngo ni igihe gitoya? Umuntu yakitwara gute ku gihe? Umuntu yabigenza gute kugira ngo igihe ahagazemo asobanukirwe ko ari igihe cy'Imana cyangwa ari igihe cyiwe cyangwa ari igihe cya Satani? Yabigenza gute? Rero umuririmbyi yaririmbye iyi ndirimbo naramukunze cyane. Yego. Ayiririmba avuga ngo ni igihe gito, intambara igashira. Yego. Kandi umuraba ugacyawe. Imana ishimwe. Yayiririmbye ari mu ntambara, ayiririmba ari mu gihe, ariko arangije amenya neza kuko yari yamaze kwisobanukirwa. Yego. Yamaze no kumenya neza ko ari igihe arimo. Yego. Arabati wagihewe nubwo uri kungerageza, ariko menye neza ko yego ari igihe gito. Yego. Iyi mibabaro wanteye igashira, izi ntambara zigashira, aya makuba agashira, uburwayi bugakurwaho, igisuzuguro kikavaho, amagambo akavaho, ubukene bukavaho, gutukwa bikavaho, ubupfubyi bukavaho. Aravuga ngo ni igihe gito, uyu mubabaro ugashira, ngo noneho kandi ngo mu ijuru ho nta byaha bizagerayo. Haleluya, ngo nta byago bizagira gute, bizagerayo. Yari amaze gushikama, amaze kwitegereza, abona harimo intambara muri iyi si, harimo ibibazo, harimo kuburara, harimo gusonza, harimo uburwayi, harimo ubupfubyi, ariko arebye icyo gihe abantu kibazengurutse, areba icyo gihe gitagangaje abantu, aravati wagihewe, menye neza yuko atangariza igihe anavugana nacyo, arakibwira ngo twumvikane. Imana ihimbazwe. Haleluya, amen. Aha niho nashatse kugira ngo tuganire n'umuntu uri mu gihe cyane, tumubwire ngo yihanganire igihe. Iyo utaramenya igihe, birakugora, biranagucanga, ariko ugisobanukiwe urakiganiriza cyane, urakiganira ukavuga ati wagihewe, twumvikana, naho uri kumbabaza, naho ndi mu bukene, naho natawe, naho ndi mu bupfubyi, naho abantu bamvuyeho, naho amagambo abaye menshi, kakivuga ngo menye neza ko iyo wavuganye n'Imana, kakibwira ati wagihe kibiwe, biterwa n'igihe urimo. Menye neza ko ari igihe gito, uyu mubabaro wanteye ugashira. Haleluya, amen. umuririmbyi naramukunze. Ha gice cya nyuma aravuga ngo Imana izahanagura amarira, izahanagura amarira ku mana.
haleluya amen ariko izayahanagura uwabanye n'Imana neza mu gihe hari uziko biza binyibutsa ngo Imana izanagura nibuka ari umubyeyi twazaga dusengana ariko akunda kuterera iyi chorus kashimisha ngo ntawozwa yatarize ntawunesha urwatarwanye ntawozwa yatarize. Hari n'indi bakunda kuririmba nkunda cyane narayikundaga cyane nkiri mu gihe kiri mu gihe cyangezeho cyangezeho cyakugezeho ivuga ngo ariko ni Imana yagiye kunda kuyima ivuga ngo intambara zitabayeho wavuga iki wavuga ko warwanya uruhe rugamba bishatse kuvuga ngo intambara ni ngombwa ongera usubiremo ha Beruya Imana ihimbazwe cyane ndi gufashwa Imana ihimbazwe intambara zitabayeho wa mukirisitu we wa munyamasengesho we wa mukozi w'Imana we wowe uvuga ko amenye Kristo ahantu hose uri wa muririmbyi we wa muhanuzi we iravuga ngo mbese intambara zitabayeho uba utaziciyemo wavuga ko arwanya ubundi wavuga ko arwanya uruhe rugamba. Imana idufashe kandi tugirire neza. Amen. Ariko hari umuntu ugikunda kuvuga ngo ubundi ndeka mbone no kubaza ubundi ku muntu w'umukristo mu byiringiro ni ngombwa yuko umuntu ageragezwa. Ni ngombwa. Hari abantu njya mbona ugasanga hanini mu gihe cy'Imana uvuze igihe ukomeze utuma ntekereza ibintu byinshi. Ese ubundi umuntu ari mu gihe yakitwara gute? Mbo rero ndagushimiye cyane. Nta burya gukorana n'umukozi w'Imana ntago bigombera ngo mamanze mwibwirane. Yego. Iyo muri mwese muri abanyamwuka mwarahamagawe. Murahuza. Ikikubwira nuko muhuza. Yego. Kandi utabimubwiye. Yego. Ikintu cyanzanye cya mbere ni ubutumwa. Yego. Nsa nkaho nazaniye abantu banyumva. Yego. Cyane abakurikirana kora TV. Yego. Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu ku gihe. Yego. Nze mbwira abantu ku gihe. Hari abantu Imana yashyize mu gihe ariko ntibabimenya. None kuko agitinzemo cyangwa se agihagazemo akajya ngo Imana aramwibagiwe. Kandi Imana niyo yagize gute yazanye icyo gihe. Niyo yamushyize muri icyo gihe. Yego. Haleluya ariko. Amen. Birashoboka ko nawe hari igihe urimo. Kandi uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, uvugana n'Imana. Bishatse kuvuga ngo igihe ntigikuraho umugambi w'Imana. Iri ni ijambo Imana yampaye. Yego. Rivuga ngo Imana ikintu cyose ifata umuntu wayo. Yego. Nono igafata umugambi bimufiteho ikawushyira mu gihe ikawubika mu gihe ikawupfunyikamo. Haleluya. Imana ihimbazwe cyane kandi Imana ishimwe. Haleluya. Yo mu bumana kandi ikintu giteye ubwoba Imana yambwiye ngo mbwira abantu bayo ngo niyo igenga ibihe ni nayo igenza ni nayo ibitegeka. Yego. Buriya Imana ifata igika kibwira ngo jya kwa Rukundo. Yego. Umungiragereza ugende igihe cyaje se kuri Yobu kwa Yobu ndabyiba kwa Yobu igihe cyaraje amatunga mushiramo Imana iragitegeka inshuti zimuvaho ibintu byose bimuvaho nuko bimeze. Haleluya. Amen. Imana niyitegeka igihe ntamwe ngo mbwirira abantu banje ko ari ngiye utegeka igihe ari ngiye mugenga w'ibihe yitegetse igihe kiraza kikinjira kandi igihe cyazanywe n'Imana ntigikomanga ntikigugisha inama ntago gitegereza yuko mujya inama nta nubwo kiguteguza y'Imana cyohereje aho kigusanze kigusangaho. Yego. Haleluya. Ndabyibuka kuri Yobu kwa Yobu ukuntu byagenze ntago cyamuteguje kandi yari umukiranutsi w'Imana yubahaga Imana kandi agendera mu nzira z'ukuri. Imana imwirata ibwira Satani ngo mbesaho waroye neza ko Yobu umugaragu wanjye akutunganye agendera mu nzira z'ukuri mbese wamwitegereje. Imana irangije itegeka igihe itegeka Satani ati genda umungeragereza ariko ikintu nk'imbi ni ubugingo. Haleluya. Amen. Imana ihimbazwe cyane. Kuri umurongo kubwira abantu bari mu gihe igihe nta wundi muntu ugitegeka. Nta wundi muntu utegeka igihe habe n'umwe ni nyiribihe ni ugitegeka. Byagitegetse ngo genda kwa Rukundo kiraza kikagusanga kikagutungura kikakwima amafaranga abandi bayafite igihe kiraza kigategeka umugabo akakwanga mwarabanye mwarabyaranye igihe gitegeka ababyeyi bakakwanga kirategeka umubyeyi akakubyara akaguta ku ntuzi muri maternity uruhinja igihe kiraza
kiraza kikakwambura amafaranga kikawukura mu isoko abandi bari gukora abandi bari gutera imbere wowe ugahomba ugataha igihe kiraza kikaguteza abantu bakakuvuga abantu bakagusebya abantu bakakuvaho abantu bakakubesera ibinyoma igihe kirategeka abandi bari kurya wowe ukabibura igihe kirategeka ukambara ubusa abandi bari kuyambara my Jesus abandi amen 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 ijambo igihe reka nanjye mbonera kubwira umuntu uri mu gihe nshuti muvandimwe nukuri ubu butumwa burakomeye fata akanya utekereze ko iminota 5 ese uri mu gihe kimeze gute ese igihe uhagazemo uri gushobora kukihanganira urabizi se ruko ikintu kigoranye ntabwo ikibazo ari igihe ahubwo kumenya ahubwo uhise ko kunanyibutsa koko ubundi nubwo umuntu abantu benshi bakunze kuba mu gihe ariko nabwo gato ntandukanyiriza kumenya igihe cy'Imana n'igihe cy'abantu n'igihe cyawe igihe cy'Imana hari igihe cy'Imana yego hari igihe cy'abantu yego hari n'igihe cya Satani c'est vrai niho wandi tuvuga ngo hari ibigeragezo bitatu yego hari ikizanwa n'igihano cyane hari icy'Imana yego hari icya Satani yego ariko yuri umuntu w'Imana warahamagawe ntabwo ushobora kubiyoberwa ntabwo biyoberwa Imana igwa amakuru yego ahubwo uyu muntu uri mu gihe cy'Imana akitwayemo gute abanye n'Imana gute hari amagambo Yobu yavuze ndabyumva niyo nshingiraho yaravuze ngo ndareba imbere sinyibona ariko utarajyana kure ubundi wambwiye ko Imana gutegetse cyangwa kubihaye makuru kugira ngo ubwire abantu bo kwera kora TV yuko bagomba kwihanganira igihe ubundi we Imana iguhaye makuru yakubwiye ko utangariza abantu bari mu kiyegi abari mu gihe cy'Imana abari mu gihe cy'abantu abari mu gihe cya Satani abo Imana gutumye cyane twabwire n'abari mu kiyegi hari abantu cyane yantumyeho bari mu gihe cy'Imana c'est vrai ariko bakaba bari kucyitwaramo nabi yego urusakore rwinshi bari kwirwanirira bari kwicira inzira bari gukabakaba kandi abizi ko ari mu gihe cy'Imana ugasanga muri cya gihe Imana yamushyizemo atangiye kwirwanirira akaba ari ntagenda yishayisha akora ibyaha ukaza gusanga ntiyize neza ngo asohoke muri cya gihe ahubwo agitinzwe hajemo n'ibihano bikaza gutuma Imana imuhanira muri cya gihe kandi cya gihe nubwo ari kubona kimugoye kimuruhishe Imana yambwiye ngo ikibitsemo umugambi wari kurwana n'igihe ari kwirwanira mu gihe ari kwicira inzira mu gihe tuvuge ni nk'umukobwa Imana yambwiye ati nzagukorera ubukwe sibyo yambwiye ati nzagukorera ubukwe ihangana ariko ari mu gihe cy'uko imyaka yamubanye myinshi ageze igihe cyo kwicira inzira zo kwishingira ageze igihe cyo kwicira inzira zo gusambana igihe cy'Imana iyo umuntu akirimo birasabwa kugira ngo yirinde kwirwanira ni kimwe kandi yirinde no kwicira inzira mu gihe cy'Imana birumvikana ko mabyiringiro nawe hari igihe wagiye ucamo kandi gikomeye nzi neza ko kugira ngo umuntu ajye gutoza abandi nuko naba yaratojwe ibyo bintu ndabizi cyane nyemerera utubwire n'ukuri uko umuntu yakora kugira ngo imbaraga yakoresha kugira ngo wasobanukiye ko igihe uhagazemo niba ari igihe cyo kwishwa n'inzara ukaba uzi neza ko ari igihe cy'Imana niba ari igihe cyo kwangwa ukaba uzi neza ko ari igihe cy'Imana niba ari igihe cyo kubura urubyaro ukaba uzi neza ko ari igihe cy'Imana uyu muntu twamubwira ngo akore iki muri iki gihe cy'Imana arimo ikintu yakora cya mbere yo rukunza kwisobanukirwa yego akabanza akamenya neza niba ari igihe cy'Imana yego akanamenya niba atari igihe cya Satani yego akanamenya ko ari umunzani Satani wazana akaguterekaho yaje kukugerageza yego ariko akaba ari n'igihe Imana izana kugira ngo ikwigishe yego noneho akaba ari n'igihe wishyiramo kuko wenda wari umuntu w'Imana ariko ejo ukabivamo noneho ugasanga uri kurwana n'igihe cy'ibihano by'Imana ubwo ngo ikintu bimusaba no kugaruka agasubira mu murongo akava mu bidatunganye kugira ngo asubire kongera kubana n'Imana neza ariko uriya muntu niwe ntindaho uri mu gihe cy'Imana uyu muntu uri mu gihe cy'Imana Imana yazaniye ibyago shaka kuzanira ibyago byo kutabyara igihe cyo kagushyira mu gihe cyo kutabyara cyo cyo kubura ku mafaranga gutinda kubyara cyangwa se gutinda gushaka shaka kuzana igihe kaguteza abantu igihe kigaguteza abantu abantu bakakwanga ntabwo bivuze ngo bari abantu bakwanze ubange wapi hoya ahubwo biragusaba gusenga no kubana n'Imana no kwegera Imana cyane kuko ikintu nabonye
iyo wamaze gusobanukirwa ukamenya neza ko ari ishuri ry'Imana ari igihe cy'Imana Imana ntabwo ishaka kukureka icya mbere kizabikubwira ubwo umutima wo kubabarira icyo nicyo cya mbere kubabarira abantu bazakwanga abantu bazakuvaho ndetse n'abo wagaburiye n'abo wambitse n'abo wagiriye neza n'abarya mwasangiye na babandi warihiye amashuri na babandi wareze babandi wakuye mu makuba igihe kizajya bakwange ntago bivuze rero ngo kuko bakwanze nawe ugiye kubitura uruhanye n'ibyo bagukore menya ko ari igihe cy'Imana urimo numara kumenya no kubisobanukirwa ikizagufasha kubana neza muri iki gihe cyangwa se kubana n'Imana neza no kugwiza gusenga kuko uko ugenda wegera Imana igenda iguha imbaraga kandi uko ugenda wegera Imana igenda ivugana nawe ikubwiye uko ukwiriye kwitwara aha rero niho hantu nabwira umuntu uri mu gihe cy'Imana ntago nzi igihe urimo mwene data birashoboka ko mu rugo byanze abana bakunaniye birashoboka ko wambaye ubusa uri kuburara birashoboka ko wahombye ukaba waratashye ibyo barabi igihe kijya kiza wari utuye unakodesha amazu bakayateza cyamunara ukajya gukodesha ukagera igihe ubura nawe kwishyura ubukode igihe kijya kibaho ukabura minerivare y'abana icyo ni igihe kandi ubaha Imana kandi usenga kandi ukiranuka kandi witwararika ntago bivuze ngo gukora ko Imana kwarangiye oya nta nubwo bivuze ngo Imana yaguteye umugongo nimuvuge ngo amen ahubwo hamenya ngo uri ku munzani w'Imana hari ibiri Imana ishaka yuko upima niho hari ijambo ry'Imana rivuga ngo harahirwa wihangana ibimugerageza kuko namara kwemerwa iri jambo kwemerwa rirakomeye aha niho abantu benshi bari gutsindirwa aha niho abantu benshi bari kunanirirwa aha niho abantu benshi bari gupfira kuko Imana ikwigisha ntuyibona ariko yo ibikureba niko bimeze vugira ngo amen Imana ikwigisha utayireba ndabyumva cyane kandi nije kugukosora ikizami yaguhaye ntuyibona ahubwo ikibikubwira ko yakwemeye nuko ikukura muri cya gihe Imana ihimbazwe yo izana ibikorwa ndabyumva cyane hari n'ibyo yatubwiye ari amagambo ariko ije kubikora yazanye ibikorwa haleluya amen Imana ihimbazwe haleluya Imana ishimwe ntabwo ari ngombwa ngo ikubwire ngo ije kukura mu gihe si ngombwa yo ije kukureba igasanga ibiro byawe birashyitse igasanga uremewe rukundo aremewe namushyize mu bukene ariko aremewe namushyize mu gihe cyo kubura urubyaro ariko arategereza ntiyicira inzira namushyize mu gihe cyo gutinda gushaka ariko ntiyicira inzira namushyize mu gihe cy'imibabaro ariko arihangana angumaho ntiyacogora ntiyabivamo ntiyirwanirira ntiyicira inzira y'Imana ije igasanga ugeze ku rugero rwo kwemerwa rushyitse abantu barakwanze ariko ntiwabanga abantu baraguhemukiye ariko urabababarira abantu barakuvuze ntiwirwanirira urabababarira iyo wamenye ko ari igihe naho bagusebye naho bakuvuga naho bakwanga naho bakuvaho naho bakwima iyo wamenye ko ari igihe uravuga ngo wagihewe nubwo unteje abantu bakabamvuye narabagaburiye narabambitse twarabanye neza narabitangiye kuba ngo wagihewe ndabizi neza yuko bari abantu bazangarukira ikintu Imana ikora icyo nayikunda yigiye kubikora irabagarura nta ruhare ubigizeho nta kintu na kimwe ubikozeho utagiye kuzimura ngo mwamvuze utahamagaye kuki mwansebeje yari igihe cy'Imana wamaze kugisobanukirwa wambara imbaraga kuvuga ngo wagihewe nubwo unteje abantu wagihewe nubwo unyuze amafaranga wagihewe nubwo ntinze gushaka nubwo ntinze kubyara nubwo mu rugo byanze nubwo abana bananiye kuvuga ngo menye neza ko ari igihe ariko ugenge nyiribihe nahagera azagitegeka bizagenda neza nzabyara nzaheka nzashyingirwa abana banjye bazakizwa kandi nzagirirwa neza nzabona akazi haleluya Imana ishimwe ikintu nakundiye igihe nyiribihe rero yahageze ikintu akora n'ibikorwa ashyira mu bikorwa ashyira mu bikorwa Imana ivuga buhoro ariko igiye gukora ibishyira ku mugaragaro Imana ihimbazwe ndabwira umuntu nyumva yego umuntu nyumva umuntu twumva mfite inani intego yego njyewe nkunda kugira ngo nzavuge cyane ku bintu byambayeho yego ku bintu byambayeho cyane nawe uri gihamya
cyane cyo kugira ngo abantu menye ko igihe cy'Imana gikora. Ndi ikimenyetso kivugira cyane. Ndabyumva. Kivugira. Ndanabizi. Yego. Hari intego nahaye ivuga ngo yego. Imana igerageza umuntu ukunda. Yego. Buriya Imana igerageza umuntu ikunda. Itagukunda ntiyakugerageza. Ruko nukuri. Imana itagufiteho umumaro ntabwo yakugerageza. Imana y'ikintu nibura nani uyu mubwiriza avuze neza aravanga igihe n'igihe cyacu. Reka dusome umubwiriza ibice bitatu ku murongo waho. Reka dushaka dore kuwa mbere kugira byumvikane neza. Haravuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Ikintu cyose cyagenewe. Ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. N'icyagambiriwe mu isi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri. Igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. 4 igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Imana ihimbazwe cyane. Ndatinda kugiye cyo kurira. Yego. Nicyo nshaka gutinda. Igihe cyo kurira kuko byanze bikunze. Dufite umwanzi dufite ruko. Uzo umwanzi dufite. Nukuri nta muntu ufite umuntu mwanga. Kumbe. Ntawe. Nta muntu numwe ufite umwanzi. Kagira inkuru rero. Akunda umara kandi uzanye. Nta muntu numwe n'abatwumva kuri Rakora TV. Ndagira ngo mbere yuko tubana muri iki gitaramo cyase muri iri jambo ry'Imana. Umuntu wese utwumva abanza babarire kugira ngo abane n'Imana neza. None se kujya usanga umuntu avuga ngo abantu ngo ngiye baranyanze ngo abantu ngo baramvuga ngo abantu barandoze. Usanga umuntu yitwara nyine avuga abantu. Abantu ntagari abataramenya abatarisobanukirwa atarasobanukirwa n'uwarwana nawe ataramenya ngo amenye umuhamagara afite cyangwa se amenye igihe arimo. Niyo mpamvu uzasanga ngo baramvuga ngo baranyanze ngo barakize ngo byagenze gutyo kuko kinabagaburiye bakatangaburira. Rukundo nta mwanzi dufite. Kumbe ntawe. Nta muntu kwanga nta muntu nyanga ahubwo umwanzi ni igihe. Y'igihe cyaje nicyo cyegeze y'abantu. Reka nanjye ngasubiremo nshuti yanjye. Nta muntu ukuroga ufite. Nta n'umuntu ukugambanira ufite. Nta n'umuntu ufite ukuvuga nabi. Nta n'umuntu ufite ukuvuga cyangwa ugusebya ahubwo umwanzi ufite nigi kabisa. Nta n'uwakwimye ko ruko njya nibuka umwanzi dufite nigi. Ye nabaye mu gihe abantu mbura n'umuntu mpa kubirya bibaho se kandi inzara iraryana. Njyewe nabaye mu gihe ariko nakunze Imana kuko ikintu cya mbere Imana yampaye cyambere nzarira ryana yankoze maze kwisobanukirwa maze kumenya ko n'Imana yigisha umuntu ikunda. Inzara rimbi inzara tuzayivuga ikiri umuntu akakwima ku biti tuzayivuga ku nzara akakwima ubireba akakwima wambaye ubusa akakwima ubiruzi abana bajya kurya biwe akabakuramo agasigaza bawe. Ntabwo ari we wakwimye rero buriya igihe cyaranyigishije ahubwo ni igihe cyakwimye imyambaro. Nta muntu n'umwe kwanga. Nta muntu n'umwe ndagira ngo mbwire n'abantu batwumva kuri Rakora TV bagire kubabarira. Ababarira umwanzi we, ababarira umurozi umuroga, ababarira uwamuhemukiye, ababarira umwanzi we, ababarira umuntu wese afite mu mutima kuko burya nta muntu kwanga ahubwo igihe nicyo kibitegeka. Igihe nicyo kibitegeka. Ni gute wambwira ukuntu igihe cyategeka ko umubyeyi akwanga birakubyaye. Biratangaje bitege n'ubwoba. Rero umwanzi dufite tumaranye iminsi umwanzi ukomeye corona kandi yaje idateguje. Nta nubwo yigeze komanga. Warabibonye se? Yaraje narabirebye. Rero ni kuriya n'ubundi igihe Imana igitegeka kikaza kabisa kikagutungura kikagira ibintu kigukuraho kikagira n'abantu kigukuraho. Kandi najya mbwira umuntu unyumva hano hari igihe ubamo Imana ikagusa ikegeza y'abantu kandi ikabegezayo kugira ngo ibone uko ibana nawe. Kandi njya mbona ntabwo Imana igikora abantu bahari. Ntibishoboka. Ahubwo mbona ikora badahari. Imana ishaka gukora ibanza ikagutarura abantu. Ako kantu nkora hakwibukira iminsi yose. Kabisa Imana ishaka gukora. Hari abantu bakunda ngo baranyanze ngo imiryango ngo bene wacu ngo abo twasenganye ngo ku kibiti ariko Imana ikora abantu badahari. Ikora abantu badahari iyo abantu bahari bakikuzengurutse kuko iyo utindanye n'abantu Imana yegerayo. Imana yegerayo iyo utinze mu bantu ugatindana nabo kuko abantu bo turi abantu
bazakuvuga, bazagusebya, bazakwandagaza, kandi nawe nibikugeraho utamenye igihe urimo, uzarwanya no kwirwanirira no guca imanza. Icyo gihe rero utinzemo cyo kwirwanira, guca imanza, kutababarira, umujinya, uburakari, uzagitindamo kigeze Imana rukundo. Nikimara kwigeza ari Imana, uzagira ubusabane buke n'Imana, kuko Imana ntiyagusanga uri mu manza, uri guca imanza, uri mu mujinya, guhora ibuka banza irandire mu mutima wawe, numara kwiranduramo uzabana neza n'Imana kandi n'abantu ubabarire. Kandi sina ngombwa ko burya uri mu gihe ujya kuzimura ngo kuki bamvuze, ngo kuki bahuya, menya ngo ni igihe cyaguteje abantu, ariko Imana icyegezeyo baragaruka, kandi ugasanga bose barabana beza. Niko bimeze. Ngiye buriya nabibonye, ubundi igihe nta muntu ujya wisobanura ku gihe, ntabwo wakisobanura, kandi nta muntu ujya wimura igihe ntawe, kandi ahubwo numva mu gihe umuntu akeneye kugira ngo asabe imbaraga z'umutima, mu gihe ikintu bigusaba kugira ngo, ko nakibayemo ngiye nabaye mu cyiciro cy'ubupfubyi, ndabizi nkibamo cyane, nkivamo njya mu cyiciro cy'urushako, nkibamo njya mu bukene bukabije, nkibamo njya mu nzara, njya mu kwambara ubusa. Icyo gihe cyagiye kinyigisha abantu, kandi urebe ikintu gitangaje, hari igihe usanga ba bantu bakwigishije kuba mu gihe bagusebeje, bakuvuze, ari nabi Imana igarukaho n'ubundi akaba rikoresha. Yego, kugira ngo bagukomeze. Ukivuyemo usanga ba bantu barya bonaga nk'abanzi, ari bo bantu Imana igaruye n'ubundi mu buzima bwawe ikabakoresha. Kombe icyampa uyu muntu akareka kwibaza ku bantu no kuvuga ku muntu, ahubwo akihanganira igihe arimo, kuko abo ngabo bagusebya niba Imana izakoresha kugira ngo bakuvuge neza. Ya mbere intwaro nabonye ifasha uru rugendo no mu kugira ngo ukorere Imana neza. Yego, nshaka gukorera Imana neza, kandi burya uribeshya, ntabwo uzakorera Imana batakuvuga, niko bimeze. ntabwo uzakorera Imana abantu bagukunda, niko bimeze. Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira abanze yiyangiye, yikorera umusaraba ankurikire. Yego, kuko Yesu nawe hari indirimbo nakuze ngo bazabanga babampora, kandi bazabarengana, kuko nagiriwe nabi niko namwe bazagira gute, bazabagirira. Nimba umwana w'Imana bataramukunze, niwe ushaka ko bagukunda gute? Iki niwe kizagufasha kuba muri iki gihe rukundo no gukorera Imana, mugatindana, ntucike intege, ntunanirwe. Icyambere ni ukumenya igihe urimo, ese ni igihe cy'Imana, ese ni icya Satani, ese ni igihe ndi mu gihano, kuko habaho n'igihe cy'igihano, umuntu akizengurukaho kandi ari mu gihano, yarataye umuhamagaro, yaraguye, hari ibyaha yagiyemo, noneho bigaza gutuma ahuriramo n'inkoni y'Imana, ntamenye ko ari inkoni, akarwana n'icyo gihe. Uwo muntu biragoye kugira ngo abashe kuva muri icyo gihe, ariko ndajya bambwira umuntu nyumva wavuganye n'Imana, akabazi ko ari igihe cy'Imana arimo, ari ishuri ry'Imana, ye gucika intege. Icyambere nabanza amenye igihe arimo, icya kabiri agiye kubabarira, kuko byanze bikunze mu gihe uzahura n'abantu bakwigisha, uzabana n'abantu bakugerageza, kuko Imana yo nta mwanya ifite yo kuza kukwigisha. Abantu izakoresha ni abantu muri kumwe, nabo mwasengeye nganye, ni imiryango yawe, ni inshuti za Imana, igenda abo bose bakugose, nibo bantu Imana ikoresha kugira ngo bakwigishe. Iki nawe bigusaba kugira ngo ubane n'Imana neza, kandi usohoke mu gihe neza. Icyambere ni ukubabarira. Imana ishimwe, Imana ishimwe ni ukubabarira, guhera kuri wa muntu waguhemukiye, kandi ukamubabarira mutazimuye, ukamubabarira utamuhamagaye, uwo ukavuga ati washaka kuvuga ati narakubabariye. Icya gatatu ni ugusenga. Rukundo, ishuri waba urimo igihe cyose waba urimo, udafite gusenga, kwihangana no kwihangana, gusenga, kwihangana, yego, no gusenga, no kudacogora, no kudacogora, yego, kuko iyo ufite kwihangana ukagira no gusenga no kudacogora, mu bibazo ukegera Imana, mu ntambara ukegera Imana, uratsinda. Kuko ni ryo jambo navuze ngo numara kwemerwa, Imana iza wemewe. Buriya Yobu nawe Imana yaje amaze kwemerwa, aho yageze aravuga ngo nzi ko ushobora byose, amaze kunamuka, kandi akibasha kurogoya imigambi yawe. Kandi hari ahantu yageze aravuga ngo naho napfa nzapfa nyiringiye, kandi nzakomereza inzira zanjye imbere yayo,
imbere yari yawe amaze kuvuga buriya yari amaze kubona ko amaze kumenya igihe arimo aranavuga ngo uyu mubiri wanjye numara kubora nzareba Imana yanjye mfite undi mubiri mushya aravuga ngo have wa mwanzi we wa mubiri we winyishima hejuru kuko nimara kugeragezwa nzavamo nk'izahabu yari amaze kugenda yisobanukirwa hariya rero kimara kuvuga ngo nziko noneho maze kubona maze kwimenya nziko ushobora byose asante kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe aho niho Imana yamwunamuriye ndafashijwe noneho irazigira gute iramushumbura aha rero ririya jambo yavuze nararikunze aravuga ngo naho napfa nzapfa nyiringiye yari amaze kubona ko aya magambo yarongera aranyubatse bwira ikibazo ngo naho wapfa nzapfa nyiringira bwira abakwanga ngo naho napfa ukibwire nzapfa nyiringiye Imana ihimbazwe cyane yego nabwira umuntu nyumva uri mu bigeragezo yego ntabwo byoroshye biranababaza biragukaranga Imana iragukaranga nanjye biri kunkaranga hari ikintu nabonye buriya kujya ahantu ukiherera yego umara kwiherera ukaganiriza igihe cyangwa ikigeragezo hariya buriya Yobu yari amaze kuganiriza Satani amuganiriza igihe kandi ashize amanga aravuga ati Satani wowe naho wanyambuye naho wanyatse ibintu naho wanteje ubukene kanteza abantu naho wankuyeho abantu kankuraho abantu aravuga ngo noneho naho napfa nzapfa nyiringiye nzakomereza inzira zanjye imbere yayo yari akuriye Satani inzira ku murima aha rero niho hantu nabwira umuntu twumva uri mu gihe ntabwo nzi igihe arimo yaba ari mu bukene yaba yarahombye yaba ari mu bigeragezo baba ari kumusora mu nzu yaba yambaye ubusa yaba ari kuburara yaba byamucanze pirive yaje ugenda ujya mu cyumba cyawe wiherera haryo ujya usengera cyangwa se ahantu ujya uhurira n'Imana ubwire ikigeragezo ubwire igihe kano kanya ukigaye ukibwira ati wagihewe naho napfa kano kanya nzakomeza nyiringire naho nakena naho nabitindamo naho ntatabarwa vuba ukiganirize ukibwe ngo nzakomeza nyiringire kandi inzira zanjye nzazikomereza imbere yayo hari ikintu nabonye ikigeragezo byo cyakugezeho igihe nyine ukagisuzugura kirijyana cyane ubundi cyangwa urusaku gikunda urusaku gikunda amaganya gikunda amarira gikunda ngo uyage gikangwa ngo uvuze induru utabaze buriya yo cyakugezeho ugashyira urushyi ku munwa ntago kihava ntaho kijya yo cyakugezeho ukiyambaza abantu ntaho kijya yo cyakugezeho ukirwanira ntaho kijya ahubwo kigihangana n'umuntu uhanganya nacyo uragisuzugura aho kugira ngo ukereke ko gihari ukacyereka Imana ngo wakigeragezo waba urwayi we wa mugabo ndushya we wabana bananiye we wakwambara ubusa we wabukenewe waba urwayi we nubwo ntinzeho ariko nzi ko umucunguzi wanjye ariho naho watinda nzakomeza mwiringire kandi yavuganye nanjye niyo kwizerwa izantabara naho yatinda ntabwo nzayivaho bari abagabo batatu narabakunze Saduraka na Meshaki na Bedenego batanga ubuhamya babwira umwami ngo wa mwami we naho Imana yacu itadukiza nubwo itadukiza iri tanura ry'umuriro ngo tukarigwamo nta kintu na kimwe cyatuma twarwa kuyiringira Imana ishimwe rero mu kigeragezo wowe unyumva kiganirize fata umwanya ujye mu cyumba cyawe ukiganirize ukibwira ati wabukodewe wagisuzuguriro waburwayi we abaganga barananiwe ariko nzi ko umucunguzi wanjye ariho ugisuzugure kirijyana nyiribigenga yaje cyangwa nyiribihe yaje akagupima kuri wa munzani Imana ikaza ikareba ikakwitegereza igasanga wabishoboye igukura ku munzani kandi ikintu nayikundiye ibikora ku mugaragaro Imana ihimbaze muvuge ngo amen reka tumenye kurwana uturwanya aratuzi nakwe tumumenye uburyo tumurwanize mu gusenga no mu kwihangana no mu gukirana kakubwira uko hari ikindi kintu Imana nabonye ngenda ndababara cyane kubona ushobora kujya mu gihe cy'Imana ari ishuri kandi ni ryiza ishuri ry'Imana ni ryiza kuko umusirikare ntabwo uri umusirikare n'abarebye umusirikare tumubona yambaye ipeta yambaye imyenda
hariho amanyenyeri turabibona n'inkweto wamureba atambutse ukavuga ati kabisa kabyifuza ariko suza ahantu yaciye hari ikosi yaciyemo hari ahantu yaciye mu bishanga mu biziba hari ikosi yakoze hari inkoni hari ugutabana gafata umugore akamuta akagenda akajya ku ikosi hari uguta urugo rwe hari gutabana n'aba hari ibintu byinshi aba yarigomwe akabitera umugongo ariko agaharara rya peta ntagapfa kuryambara ni nakumutizikara wa Kristo akwiriye kumera ngo ntago Imana igerageza abantu bose ibonye sibyo ikintu rero nabonye kimbabaza n'umuntu twumva yumve no kuba mu gihe cy'Imana ntubimenye warangiza ukirwanirira ugasanga Imana ije kureba ko wihanganye kasanga wananiwe kwihangana ariko ikintu nasabura umuntu nyumva ihangane ube mu gihe cy'Imana neza kandi rwose ukiranuke kuko bisa no gukiranuka birasaba no gukiranuka ukirinda ibibi buryo Satani atabona ibirego atanga kugiye cyawe uhagaze none se ryajamye yavuze ngo namara kwemerwa cyane namara buriya Imana iza wamaze kwemerwa ntago yaza utaremerwa hoye ntibishoboka hari n'ije buriya kiraje nani Yobu yarataremerwa yarakiburana ko ndi umukiranutsi hari impamvu nyisherekanaga Imana kandi gukiranuka kwawe ntago kuri kugeragezwa intambara zawe ntago zikura nushaka uce mu bikomeye bingana ntago bikura uko Imana yakwigisha igifitiye Imana umumaro rukundo nuko wiga kandi igifitiye Imana inyungu nuko ufata sibyo yije gasanga byashuri yagushyizemo warafashe waremewe nayirishima Imana ihimbaza haleluya amen Imana ishimwe nukuri ndafashijwe kandi ndungutse muntu uri mu gihe navuga kibibazo cy'intambara cy'amakuba uyu mubyeyi umukozi w'Imana atubwiye amagambo akomeye kandi Imana yamubwiye icyampange nawe tukagira kuyumva twitonze ukihanganira igihe urimo ukihanganira ubuzima urimo ukihangana intambara uri kurwana ukihanganira uburwayi ufite ukihangana kuko mu kwihangana no gukiranuka no gutegereza no gusuzugura igihe nibyo bizatuma ubasha gukomera mu icyo gihe urimo Imana yawe yagushyize mu icyo gihe ikakigukuramo amahoro kandi buriya ariko reka mbwira abantu batwumva yego turi mu ishuri twese ariko ntago twiga bimwe cyane buri munsi ibintu bitandukanye isomo arikurikirana yego na mwarimu we buri munsi agira na mwarimu we hari na mwarimu wawe ushaka kwiga imibare ushaka kwiga Ikinyarwanda Icyongereza Igifaransa kandi burya buri wese afite uwo mwarimu abafite mwarimu kandi mwarimu utanga ikizamini ntumubona ntabwo ushobora kumubona ahubwo agaragara mu ikosora ndabyumva rero ikibazo ntago ari igihe sino kugeragezwa ahubwo ikibazo ni amanota umuntu azakura muri icyo gihe amanota uzakura muri icyo gihe kandi hari ikintu nongeye kugarukaho nsaba umuntu uri mu gihe kwirinda kwirwanirira ashaka kurwanisha amagambo ariko ugatsindwa ushaka kurwanisha ibikorwa ariko ugatsindwa ushaka no gusohoka mu kigeragezo kumva washaka kukivamo igihe kitaragera birababaje cyane ushaka no kubamo muri cya gihe Imana yagushyizemo ifite impamvu ugasanga uri umusore ubivuyemo sanga uri umudamu bivuyemo sanga uri umugabo bivuyemo cyagiye rero usubira inyuma mu gutangira rero cyambere numva nanone numva nabwira abantu no kubibutsa ko Imana igufata ikagushyira mu gihe kandi wakizanye igihe Imana iragitegeka ati njira kwa runaka ugende ni nayo igaruka n'ubundi ije gukosora ikareba uburyo witwaye muri icyo gihe muri cya gihe niyigarukije gukosora kugira ngo ibwire cya gihe gisohoke ariho hantu twavuze ngo ifata umugambi wayo ikawubika mu gihe Imana ishimwe cyane ni ukuri abakureba bakubonera mu gihe bakurebera mu gihe nawe yubona ubundi uri mu gihe ntabwo umugambi ugaragara umugambi rero umenywa na Satani n'Imana kuko Satani cyabarwanya si wowe ntabwo ari wabarwanya azanakurasaho cyane kuko baza umugambi ubitse muri icyo gihe n'Imana biwure niyo mpamvu rero bisaba kugira ngo wihangane wo twumva kandi ukomere kuko igihe uri guca mu kirimo umugambi w'Imana kandi umugambi nusohora tuzashima Imana Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe ni ukuri bakundwa tuzakurikiza turi kuvuga ku mugambi w'Imana mwumvise ko igihe kibitse mu mugambi w'Imana nyemerera mubyeyi wanjye tujye gusengera abantu bari mu gihe turi gusoza kugira ngo umuntu wese igihe arimo
ashobore kwihangana. Kuko iri jambo ngiye narivuga ibintu byinshi ariko ni ukuri ndungutse kandi ndafashijwe. Icyama umuntu wese igihe uhagazemo nanjye igihe ndimo ukamenya igihe uhagazemo icyo ari cyo kugira ngo biguheshe kwihangana, gusenga, kudacogora ndetse no gusobanura iki kintu gikomeye cyane. Igihe uri gucamo kibitsemo umugambi w'Imana. Igihe uri gucamo kigoye kibitsemo umugambi w'Imana ishaka kuzagukoresha. Izina ry'Uwiteka Imana rishimwe. Yego. Kandi kantu nashyiraho hari uburyo dusengamo. Yego. Hari uburyo dusengamo ugasanga umuntu ari gusenga mu buryo butari bwo. Yego. Ugasanga umuntu ari gusenga mu gihe cy'igihe cyangwa ishuri Imana yamushyizemo yirukana ishuri ry'Imana. Yego. Ugasanga yagiye ku musozi runaka yirije ubusa byose ari kwitanga ari kwiruka ashaka kugira ngo Imana ishyireho iherezo. Kandi urumva ntabwo umunyeshuri ntabwo mwarimu yagushyira mu ishuri ngo usohoke utararangiza. Noneho ugasanga wa muntu nkawe yagasenze asaba Imana imbaraga no kugira ngo Imana ibane nawe muri cya kigeragezo no gusaba kwihangana, kuko kenshi kwihangana niko abantu babura, no gusaba kugira ngo akomeze kubana n'Imana neza no gukiranuka no kwihangana no gusengana umwete, aho ugasanga wari gusenga asaba kuva muri bya somo Imana agize gute yamushyizemo. Ikintu mva nabwira abantu batwumva no kumenya igihe urimo ukamenya n'uburyo ugisengeramo. Sibyo? Ushaka guta umwanya usengera kuva mu gihe kandi amasomo wahawe utaragira gute utarayarangira utaranemerwa ugasanga uri guta igihe cyo gusengera ibidashoboka, aricyo cyaje ushaka gusenga yirindwe ukayavamo ukabona nta gihindutse. Wahura n'umukozi Imana avuga ati Imana izagutabara, wagera hirya ati baravangiwe. Ntago bavangiwe, ahubwo nuko uyu muntu ataramenya igihe arimo. Menya ngo igihe ndimo ntago ushaka kumenya uzakiviramo, ibanga ry'Imana. Wowe icyo bigusaba ni ukugira kwihangana no gusenga no gukiranuka no kugira ishyaka n'umwete byo kuba hafi y'Imana, kuko niyo izaguha imbaraga zo kwihangana muri cyagihe kuruta gusenga kukivamo. Kuko ushobora gutinda usengera kuva mu gihe kandi igihe kitaragera, amasomo utaragira gute utararangiza habwa ikizamini. Ahubwo saba Imana kugira ngo ugere ku rwego rwo gukora ikizamini. Niza kukureba wemerwe, kuko numara kwemerwa nibwo uzahabwa ibihembo. Ni naho rero ijambo ry'Imana yavuze ngo ahirwa uwihangana ibimugerageza. Kuko uyu namara kwemerwa namara kwemerwa ubundi kwemerwa ntabwo ikibazo ari ukugeragezwa. Twese twageragezwa, ntawe utageragezwa, ahubwo ikibazo ni ukwemerwa. Hari igihe Imana zigasanga nturi kwemerwa, birashoboka. Usanga umuntu yaratsinzwe afite kutababarira, asanga mu bigeragezo yarirwaniriye, ugasanga baramuvugana bakavuga, ugasanga baramutarangana bagatarangana, ugasanga umuntu yananiwe kwihangana mu kigeragezo. Kandi ntabwo ikibazo Imana ntabwo yitaye kukugeragezwa, ahubwo icyo yitayeho ikihanze amaso ikizaziraho kukureba ni ukwemerwa. Noneho rero iyo maze ngo kwemerwa nibwo uhabwa n'ikamba. Yo wemewe sibyo? Wemewe mu kizamini watsinze ugomba guhabwa ibihembo yuko indangamanota yawe yo wemewe. Rero ntago ikibazo ari kuri kugerageza, kuko usanga abantu benshi bavuze induru Imana irangerageza, mpora mu bigeragezo, mpora mu ntambara. Ugasanga ari mu rusaku mu nsengere, Imana nkurege igeragezo mu nsengere, abana barananiye mu nsengere, ubukene buranyishe mu nsengere, ubukode kuki ntabona akazi. Ntabwo uzi igihe uzamara nta kazi ufite, ariko Imana niza icyo ishaka nuko wemerwa muri bwa bushomeri, icyo ishaka nuko wemerwa muri bwa burwayi, icyo ishaka nuko wemerwa muri kwa kwambara ubusa no muri bwa bupfubyi, nuko witwaye gute muri cya kigeragezo, kiranutse gute, wihanganye gute. Kuko numara kwemerwa aho ngaho muri icyo kigera ntago ikibazo ari kuri kugerageza. Imana ntinabyitayeho kuko niyo yaguhaye isomo, ahubwo inyungu Imana ifite n'umumaro wawe ni ukwemerwa. Kuko numara kwemerwa nibwo uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Abantu ni batandukanye gusenga, sibyo? Umenye ikintu usengera, umenye n'igihe ugisengeramo. Rukundo ushobora gusenga ukaza hano ngo usengere ati mama Byiringiro ubukene buranyishe kandi umukozi w'Imana, kandi kuko ndabubona. Ariko Imana amasomo ntago uremerwa, sibyo? Kuko turi gushaka gutabarwa tutaremerwa, turashaka kuva mu kibazo tutaremerwa, turashaka kuva mu bigeragezo tutaremerwa, turashaka ko dutsinda twava mu rugamba, kandi koko nibyo. Ariko Imana ikintu dusha nuko twemerwa. Mbese mu bakugerageje uremewe, mbese mu ntambara uremewe, wa mukobwa we uremewe, wa mubyeyi we mu rugo nubwo byanza kabari induru, mbese Imana ije asanga wemewe. Wa mugabo we uri kugeragezwa mu bushumeri, mu gihombo wahuye nacyo
nacyo mbese uremewe ese buri wese mu rwe ruhande uremewe muri ubwo burwayi umaranye imyaka ingahe udakira mbese uremewe mu ivugabutumwa ryawe nubwo uri gukora ari ibibazo gusa n'intambara ari ubukene nta shinge uri muri kode wabuze ubwishyu Imana nizizasanga wemeye iki Imana idushaka ni ukwemerwa Imana ishimwe numara kwemerwa izaguha ikamba Imana izanakwirata sibyo ibwire Satani ati waroye neza wabibonye naho yaciye mu bikomeye naho yaciye mu ntambara nubwo byagenze gutya nubwo wanteye gutya na gutya wabonye neza ko yakomeje gukiranuka kwe Imana idufashe rero abatwumva tumenye gusenga ushobora kuza umukozi w'Imana ukaza gukunda ukambwira ati mama byinjo nsengera ntibihinduke ukajya handi ntibihinduke ukajya handi ntibihinduke wituka abakozi b'Imana wikwivovotera Imana ngo baravangiwe ngo bampanura ibintu ntibyaba ahubwo banza umenye igihe urimo ese koko nicyo gutabarwa cyangwa ari cyo kwemerwa ese ugeze mu wakangahe erega Imana ijye bivuga uri mu wakanga uracyari mu wakane aho ntago wasibiye ukaba utabizi akaba ariyo mpamvu ubona nta gihinduka aho se ntago uri kwimuka akaba ari indi myaka utegereje kuko Imana igenda iduha amashuri tunimuka yo yije ugasanga ufite amanota meza irakwimura noneho urugira n'igihe uyasoza kavuga atakiri n'impamanya bushobozi Imana ishimwe Imana idufashe kugira ngo babyumve ariko ndasabira umuntu wese twumva kugira ngo duhane kwemerwa asante murakoze cyane kandi Imana ibaha umugisha turanyuzwe mwumvishe uburyo umwanzuro ni ukubanza tukemerwa kugira ngo cyane ko igihe kiba kiri kuducika ngewe nzongera ngaruke turongere tuvuga ibindi kuko ni ukuri murakoze cyane nyemerera n'ubundi mfashe usengera abantu urisenge kuko ubutumwa burakaze burakomeye kuko nanjye sinkubeshye numvishe bikomeye nanjye numvishe bindeba ndatsinzwe ngewe ndatsinzwe no kuri Imana imbabarire burya nyine buri wese akuramo ibye nanjye hari ikintu nkuyemo igihe cy'Imana ni ukukitondera ukacyitwaramo neza ukagera ku kigero cyitwa kubanza kwemerwa dusengera Imana nurangiza gusenga Imana uratanga nimero de telefone hari umuntu ushobora kuba akubonye bwa mbere akaba yifuza kugira ngo uzamusengera nawe abanze ihangana igihe arimo ngewe barayisanga hari ahubwo watanga yawe ariko bisubiyemo ntacyo bitwaye neza ngewe bayisanga hari umuntu utabuze nko gusoma azi kumva ijwi Irakora TV nimero yanjye ni 0782 62 30 yego ngeweho ni Rukundo Emmanuel 0786 87 murakoze cyane ngo dusengere 0786 87 Rukundo natwe tukagufasha kugira ngo dusenge turabakozi b'Imana twarabyiyemeje nyemerera usenga Imana usengera abantu bari mu gihe Mana turagushimiye turaguhimbaje ku mwanya mwiza uduhaye tugushimiye neza n'urukundo rwawe dusengeye bene data bumvaga aya magambo wambwiye ngo nimbwira abantu bamenye igihe barimo data wa twese birashoboka ko abantu bari mu gihe ariko batabizi umuntu akaba yarashizwe mu ishuri ryawe ariko ntabimenye cyangwa se akaba yarirwaniriye cyangwa akaba ari mu gihe cya Satani cyangwa se akaba ari mu gihe cy'Imana ariko unyemerera umuntu wese utwumvishije ari wavuye mu muhamagara akinjira mu gihe kibihana arimo ndasenze ngo Imana igende imugaruze ubugwaneza ari uri kugeragezwa na Satani nawe akaba ari intambara Satani yamuhagurukije Imana izihagarike ari umuntu uri kugeragezwa n'Imana akaba ari igihe cyawe turasenze ngo Uwiteka uyu muntu numusange umuhereza imbaraga twabonye ko icyambere ari ukugira imbaraga zo gusenga kandi akagira kubabarira akagira n'imbaraga Mana data zo kwihangana no kudacogora cyangwa umuntu wese utwumvishije akabasha gukira igikomere wananiwe kubabara umuhe kubabarira tari ufite imbaraga umwongera imbaraga ucogoye umuhembure mu izina rya Yesu reka iki kiganiro umuntu wese ucyumva kigira ahantu kimukura naho kimugeza mu izina rya Yesu abantu bamenye igihe cyawe bamenye n'igihe cy'Imana abantu bagusobanukirwe abageragezwa bose bamenye neza ko bagomba kwemerwa bamara kwemererwa ukabatabara Imana ihabwe icyubahiro fasha imitima y'abatwumva harimo abantu barwaye hari abari mu gihe cyo
kubabara abari mu gihe cyo gusonza no kwambara ubusa abavuye bikanga haleluya Yesu mwami abananiwe kubabarira abaruse n'abaremerewe abafite ingo zirimo intambara turabasengeye Mana reka umuntu wese ugende umugereho kandi aya magambo umuntu wese uzumva iki kiganiro azahabwe kubohoka azahabwe imbaraga nshya azahabwe umwuka wera Imana ishimwe turagushimiye rero dusengeye n'ibisigaye Mana natwe dukomereza amaboko kandi uyu murongo wagure mu izina rya Yesu haboneka abantu bakizwa ndetse n'abantu bihana haboneka abantu babohora kuko ari abantu Satani yaboshye ariko mu gihe cyawe ariko ntibabimenya abantu barirwanirira abantu barivuruguta abantu bagenda mu bidatunganye abantu batumuhamagaro abantu bava mu ishuri igihe kitageze abantu bashaka kwimuka igihe kitageze kandi bya biraharanirwa Yesu umwana w'Imana reka umuntu wese Kristo abashe kwimenya namara kwimenya no kwisobanukirwa ace bugufi yihane kandi uri mu gihe cy'Imana mubashe kugisohokamwe amahoro uri Imana umva gusenga dusengeye bene data bose abari mu gihugu cy'u Rwanda abari muri Afurika ari abari Buraya turabasengeye reka Imana ibagereho reka Imana ibagereho nami Imana yanjye abari bari mu gihe batazi ko ari icyawe Imana ibasange ubaye gusobanukirwa kandi imitima ya benshi uyereze kubohoka haleluya abantu bahabwa imbaraga abantu bihangane mu bigeragezo haleluya naho waza naho watinda ariko uzaza kandi numara kuza uzabigenza neza wamakubuza yamaraho niko indirimbo yavuze ngo ni igihe gitoya intambara igashira ni igihe gitoya umuraba ugacyaha hari umuraba ducyashye ku bantu batwumva hari umuraba w'amagambo hari urusaku hari kwambara ubusa hari uburwayi hari Imana imiraba ni myinshi ariko ucyahira abantu bawe ubacyahira umuraba ubiyeretse Mana kandi ukomeze Mana imitima y'abatwumva abantu bahembuke abantu bumva Imana abatawubibukwe indushu zibuke Mana tubye n'abapfakazi abashonjera bambaye ubusa abihebye Mana abari gusorwa mu mazu abaruse n'abaremerewe abarwaye indwara zidakira iza karande izo mu miryango iz'abarozi turabasengeye abantu babohoke bakira agakiza bakira umwami Yesu bakira imbaraga bakira amazi amara inyota bakira umutsima utera imbaraga haleluya reka uyu murongo abantu bawukirireho abantu bawukirizweho abantu babona imbaraga buzura umwuka wera bagirana ubusabane nawe urakoze Mana fasha umutumirwa umuha imbaraga nawe umuha amavuta kandi ugaciye bugufi nawe umubabarire umugaruke w'ubundi bushya nawe yemerwe haleluya Imana ishimwe dusengeye birangiye dukoretse n'ibisigaye tubisabye twizeye kubikora mu izina ryawe Yesu amen shalom murakoze bakunze Bayira TV muze gukora subscribe na like ndetse na comment mutubwire ukuntu w'Imana umeze munabisangiza abandi Imana ibaha umugisha turabakunda shalom tuzongera dusubire amen amen